muraho neza abakurikiye Vuga ku Mutima TV. Muri aka kanya twongeye twishimiye kubana namwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo nkomezi, niryo ribana natwe uko bwije n'uko bukeye, rikadukomeza muri uru rugendo. Bityo rero mbere yuko dusangira iryo jambo ry'Imana, mureke tubanze dushime Imana uburyo ki yabanye natwe ikaturinda, ntiyahwemye kutwiyereka mu bihe byose byatambutse. Imana nishimwe. Turagushimye Mana yacu, turagushimye kuko uri mwiza, tugushimiye neza yawe n'imbabazi zawe, tugushimiye uburyo ki wabanye natwe mu minsi yose n'ibihe byatambutse byahigaga ubugingo bwacu, byari byinshi, ariko wagiye ubana natwe, urwana urugamba rwiza, uturinda tutari beza tudakiranuka, ahubwo ari ukugira urinde ijambo ryawe wasezeranye natwe. Muri aka kanya rero nyir'igihugu cyo mu ijuru, tugiye kumva ijambo ryawe, haba Uwiteka, urubyiruko, ababyeyi, abana bato, data mwiza, ubahe guhembuka mu gihe nk'iki ngiki, kuko Uwiteka ijambo ryawe niryo ridukomeza. Bwagumye kubana natwe rero, dushyigikire, uturengere, urakarama none n'iteka ryose, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, ni ibice byaho 2, turahera ku murongo wawo wa 7 turageza ku 10. Inkuru za Yobu benshi murazizi, yaba ari umwana, yaba ari umuntu mukuru, azi inkuru za Yobu ko yagiye ageragezwa na Satani, kandi nta kibi yakoze, ahubwo ari igihe Imana yari igeze ibimukiremo. Duhere rero ku murongo waho, turahera ni ibice 2, turahera ku murongo wawo wa 7. Umutwe w'amagambo uranditse ngo Satani atera Yobu ibishyute yanga kubyinubira. Kuri 7 haranditse ngo nuko Satani aherako asohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro, nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. 9 haho haranditse ngo umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana yawe wipfire. Ku 10 haranditse ngo ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa, mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Imana nishimwe kandi Imana iturengere. Yobu igihe cyarageze, Satani aganira n'Imana. Imana iramubaza ati, Satani uvuye? Ati, mvuye kuzerera mu isi. Satani uko bwije n'uko bukeye agenda azerera mu isi, ntabwo ahwema kwizereramo. No muri uyu mwaka dutangiye aracyazerera. Noneho Imana yirata Yobu, ibaza Satani ati, mbese wabonye umugaragu wanjye Yobu? Satani ati, namubonye. Satani aravuga ati, se wabura kutamwirata ko wamuhaye ubutunzi, wamuhaye abana, wamuhaye umubiri, nk'uko hari igihe nawe Imana ikwirata? Ariko Satani agafuha. Noneho Satani aganira n'Imana. Imana iramubwira ati, biriya byose afite ninjye wabimuhaye. Satani aravuga ati, se wamumpaye ko mbona impamvu agukorera ari uko ahari wamuhaye abana, wamuhaye ubutunzi bugiye butandukanye, ngiye mumpe igihe gito. Imana iramubwira ati, ndamuguhaye, ariko ikintu nkwimye kuri we ni we ubwe n'ubugingo bwe. Imana nishimwe cyane. Yobu Satani yagiye amugerageza, amatungo yaragenda, abana be barapfa, abahungu n'abakobwa barapfa, mbese ibintu bye byose bimushiraho. Satani ntiyanyurwa, abona Yobu akomeje kubaha Uwiteka Imana. Igihe cyarageze rero, Satani amuteza uburwayi bw'ibishyute, ngo buva mu bworo bw'ibirenge bugera hejuru ku mutwe. Yobu urumva icyo gihe yari arimo, yari igihe kigoye cyane. Ntaho yari bushobore kujya, nta kintu yari bushobore kuba yakora, yari afite uburwayi bumurenga nawe ubwe.
ariko hari igihe umuntu abana n'umuntu ariko Imana ikazana nk'ishuri kugira ngo umumenye. Umugore we aramubwira ati ese Yobu wakihakanye Imana yawe ko mbona n'ubundi itagukiza, ko mbona n'ubundi abana bawe bagiye ireba, ko mbona ubutunzi bwawe bwagiye ireba, wayihakanye hasigaye ukipfira. Yobu yamusubije ijambo ryiza, aramusubiza ati nawe uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, mureke tuba abanyabwenge mu gihe nk'iki. Niba umuntu ari mu kigeragezo muhumurize, umube bugufi, ariko kuko Imana yari yavuze ati